Iryo tsinda ryaturutse mu gihugu cya Libya ryaje gusura ikigo cy'igihugu cy'amahoro Rwanda Peace Academy, biganjemo abakora muri Minisiteri y'Umurimo muri Libya ndetse n'abafatanyabikorwa babo. Retired Colonel Jules Rutaremara, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'amahoro Rwanda Peace Academy, aragaragaza icyo urwo rugendo rwari rugamije. Icyabagenzaga hari ibintu bibiri. Kimwe cyari ukumenya ishuri ryacu Rwanda Peace Academy n'uruhare rigira mu bintu bijyanye no kugarura amahoro ku isi. Ibyo tubabwira ibyo dukora cyane cyane na amahugurwa no gukora ubushakashatsi. Icya kabiri gisa nkaho kiri ku rwego rutari urwacu, bari banditse basaba Ministry of Defense yuko yabaha ikiganiro ku bintu bijyanye no kubaka amahoro mu Rwanda n'ukuntu u Rwanda rwavuye mu bibazo rwari rurimo rukaba rugeze ahangaha. Abantu babyikuyemo bate, hakozwe iki, imbogamizi zari zirimo ni izihe, ibyagezweho ni ibihe, ese amasomo twakuye mu byo twakoze ni ayahe. Nyuma yo gusobanukirwa imikorere y'ikigo Rwanda Peace Academy ndetse n'uburyo u Rwanda rwakomeje kwiyubaka nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, bashimye aho u Rwanda rugeze n'ubufatanye buri hagati y'ibihugu byombi. Uyu ni umujyanama wa Minisitiri w'Umurimo muri Libya, Zaheri Ali Abu Dariba. Firstly we are African. Mbere na mbere abanyarwanda n'abanyalibiya twese turi abanyafurika, ariko by'umwihariko abanyarwanda tubafata nk'abavandimwe. Rero kuza kwigira ku Rwanda tubifata nko kugisha inama umuvandimwe, kandi inama z'umuvandimwe ziba nziza kurusha izo wahabwa n'abandi bose. Umuyobozi w'ikigo cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe amahugurwa n'ubushakashatsi Unitary Frank Bucharest wari kumwe n'itsinda ryaturutse muri Libya yemeza ko bazakomeza ubufatanye na Libya n'ikigo cya Rwanda Peace Academy. Kuri twe nk'ikigo cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe amahugurwa n'ubushakashatsi, uru rugendo ni ingenzi kandi tuzakomeza gukorana n'ikigo cy'amahoro cy'u Rwanda nk'uko bisanzwe mu kubonera hamwe amahugurwa no gukomeza kugishyigikira biruseho mu kubaka ubufatanye burambye. Itsinda ry'abantu 10 baturutse mu gihugu cya Libya basuye ikigo cya Rwanda Peace Academy, bashimye aho u Rwanda rugeze mu kwihutisha iterambere ry'abaturage ndetse no kubungabunga umutekano w'abaturage no mu bindi bihugu bya Afurika, bakameza ko hari udushya bigiye ku Rwanda. Robert Byiringiro mu karere ka Musanze.